Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye mwebwe mudukurikira ku Muhuza YASIPI TV, amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese kandi turabakunda cyane cyane. Uyu munsi wa none rero twibereye mu butayu dusenga Imana, tugiye kuyibwira ibituremereye cyane kare mu bihe by'imvura, mu bihe by'ubukonje, mu bihe hari imbeho nyinshi cyane, ariko ntabwo byatuma abantu badasenga Imana cyangwa se bayibwire ibiri ku mutima wayo cyangwa se wabo. Imana ishime cyane. Rero ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese aho muri kandi turabakunda. Murabona ko ikirere gisa neza cyane kuko imvura irahise mu kanya gashize. Twagiye rero gusenga Imana, imwe ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Njya nkunda kuvuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo azamuka umusozi, ageze hejuru ku musozi ngabwira abigishwa bati nimunyegere. Bamaze kumwegera arangije ngo ahera mu gitondo ageza nimugoroba ababwira iby'ubwami bw'Imana, maze ngo abigishwa be baraza aramubwira ati yewe Yesu we, dore burije nta byo kurya dufite, sezera abantu batahe dore barashonje. Arangije ngo Yesu aravuga ati niki kiri hano mufite muri buno butayu? Barangije baravuga ati twebwe icyo twabonye hano bafite ni imigati, hari akana kazunguzaga imigati n'amafi. Ibyo Yesu aravuga ati nimubizane hano ngaha. Arangije abihesha umugisha, biratubuka biba byinshi cyane. Uyu mwanya rero ngewe ijambo nari mfite nshaka ko tuganiraho muri uyu mwanya w'aya masaha. Ntago mfite umwanya munini, mfite umwanya muto cyane, hanyuma nkagomeza nkabwira Imana ibyanzanye, kandi nawe nkubwira ngo ubwire Yesu aho uherereye, aho uri hose Yesu arumva. Mfite ijambo riri muri Zaburi ibice 12 umurongo wa 6. Ni ijambo rivuga ngo kubwo kunyangwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ndakwifuriza ko uyu munsi Uwiteka yagarura ibyawe wanyazwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, wabambwe tukabamburwa. Uyu muntu w'Imana ngo yavuze ngo kubwo kunyangwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Uwiteka agushyira mu mahoro nubwo bagucurira ingoni mu izina rya Yesu. Ubundi kunyagwa ni iki? Kunyagwa ni iki? Kumva ngo umukristo yanyazwe ni iki? Ni ukunyagwa, hanyuma ibyo wanyazwe ukabinyagwa n'ubundi uri mu mubabaro, ukabinyagwa n'ubundi atari uko wakiri igitangaza, ukabinyagwa ukiri muri wa mubabaro mwinshi ukomeye cyane. Rero ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka agira gute, niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Hari igihe umuntu akorera Imana ariko akayikorera hari ibyo yanyaze. Hari igihe umuntu akorera Imana ariko akayikorera afite ibibazo byinshi biremereye umutima we. Hari igihe umuntu akorera Imana ariko akayikorera ari indushyi, aremerewe cyane. Ariko kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. We bacurira ingoni, we bari kubaza ibintu udafite, wowe uri kubazwa ibintu biremereye birenze ubwenge bwawe, Uwiteka aragushyira mu mahoro, we bari gucurira ingoni. Ni wowe nje kuganira nawe kubwo kunyaga kumunyamubabaro. Uzi kubura umunyamubabaro. Dawidi yageze yandika muri Zaburi aravuga ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, maze gutakira Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka arangije arantabara. Nuvuga ngo mu mubabaro ntabwo bijya bitubuza gutakira Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo niba ubabaye usenge, niba ubabaye uririmbe, kandi niba ubona ko umubabaro udatuma udashobora kuririmba ari umubabaro w'ibyaha, ugenda usanga abakuru b'itorero bagusengere, bagusabira Imana imbabazi, maze Imana ikubabarire ibyaha byawe mu izina rya Yesu. Rero nonaha Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni.
niba bagucunaguzaga uyu munsi Uwiteka aragushyira mu mahoro. Ni ijambo riri muri Zaburi ibice 12:6, kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Haleluya! Uwiteka akura abantu mu mubabaro. Uwiteka yomora inguma z'abantu be. Uwiteka yongera agaruke ku bantu be. Abantu b'Imana baranyazwe muri iyi minsi, abantu b'Imana baranyazwe, abantu b'Imana barimo baratotezwa, abantu b'Imana barimo barakubitwa ijoro n'amanywa, ariko Uwiteka arashyira mu mahoro uwo bari gucurira ingoni. Haleluya, haleluya! Kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Umunsi umwe ngo Uwiteka yigeze ahaguruka ku mubyeyi wari umunyamubabaro witwaga Hana. Hana yari umuntu w'umunyamubabaro, yahoranaga agahinda, agahora asengana umubabaro mu mutima we, agahorana umubabaro mwinshi cyane. Arangije ngo umunsi umwe ngo amusanga arimo asenga. Arangije ngo asanga ntago ari gusenga avuga, ugasanga ari gukometanya iminwa, aravuga ko akomanya iminwa cyangwa se abombora iminwa, ariko atatura ijambo risohoke. Niki cyabayeho rero? Umutambyi arahise avuga ati wowe wasinze, wanyweye wasinze. Arangije avuga ati ngewe ntabwo nasinze, nta vino nanyweye, ahubwo ikibitera nuko ndi umugore w'umunyamubabaro, niyo mpamvu ubona bimeze uku, nuko ndi umunyamubabaro, koyo ndi umunyagahinda, ndi indushyi, nararushye, naratagangaye. Haleluya, haleluya! Kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka ahaguruke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka ahaguruke agushyire mu mahoro atemba nk'uruzi, agushyire mu mahoro ay'abisi bataguha. Uwiteka ahaguruke ku buzima bwawe. Hari ibyaguhagurukiye ariko Uwiteka nawe agiye guhaguruka. Hari ibintu bimaze iminsi biremerera umutima ariko Uwiteka nawe agiye guhaguruka. Umunsi umwe ngo Imana yigeze ibwira umuntu wayo, umuntu witwaga Eli, iramusanga mu bicuku bya nijoro. Ubwo byari byanze Samweli ari kurota, ntibyemere, ntasobanukirwe ibyo ari kurota. Umunsi umwe ngo Imana ibwira Eli, ibwira Samweli, tugende umbwirire Eli n'inzu ye n'abantu beti, ubabwire ngo nzakora ikintu gishya, umuntu wese uzacyumva muri Isirayeli amatwi azacura injereri. Haleluya! Nzakora ikintu gishya. Nta kwerekwa kwari kukibaho, nta guhanura, nta kuvuga ubutumwa, ibintu byari uruvange. Ariko Uwiteka ntibizamukuraho gukora ikintu gishya, umuntu wese uzacyumva amatwi yacura injereri. Turasabwa iki? Turasabwa kwihanganira umubabaro turimo. Bibiliya ngo kwihangana, bene data, ni iby'ibyishimo nimuhura n'ibibagerageza bitari bimwe, muzihangane mukomere. Yesu avuze ngo ubwo bazabatoteza babampora, mwe muzakomere. Kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bari gucurira ingoni. Ndashyira mu mahoro umwe babujije icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ndashyira mu mahoro uwo bari kubuza iterambere rye, kuko ndi Uwiteka. Haleluya! Kuko ndi Uwiteka, ndashyira mu mahoro uwo bari gucurira ingoni. Umunyamubabaro yaratatse ngo Uwiteka aramwumva, ngo Uwiteka arangije aramutabara. Uyu munsi Uwiteka akumvire kandi agutabare, kandi ahaze kwifuza k'umutima wawe. Umaze igihe wihebye cyane, wiganyira, wibaza se ibyanjye Imana irabizi? Mbese Imana iranze? Ese Imana izi ko ndi mu bukene? Ese Imana izi ko mfite amadeni? Ese Imana izi ko byanshanze? Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka araza guhaguruka arashyira mu mahoro uwo bari gucurira ingoni. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Haleluya! Imana yageze isubiza umuntu wayo umwe wari ufite umubabaro. Ngo umuntu umwe w'Imana yari afite umubabaro witwa Eliya, ajya munsi y'igiti cy'umuretemu, agenda agiye kwiyahura. Ageze aho biyahurira,
ageze munsi y'icyo giti cy'umurotemu ngo marayika w'Imana arahamusanga, aramubwira ati Eliya we urakora iki aho ngaho? Mu mubabaro tujya tugambirira nabi, mu mubabaro tujya twiyaturiraho gupfa, mu mubabaro tujya twumva ko isi yatugwiriye, ariko mfite ijambo rivuga ngo nonaha Uwiteka aragarura mu mahoro, arasubiza mu mahoro abo bayakuyemo, abo bacuriye ingone Uwiteka arabashyira mu mahoro. Haleluya, haleluya. Ngo Eliya ngo uwo mwanya Imana yahise imenya ko ikimuryamishije aho harimo n'inzara. Uwiteka amara abantu be inzara, Uwiteka agaburira abanyamasengesho barye bahage, Uwiteka agaburire abapasiteri barye bahage, Uwiteka agaburira abahanuzi barye bahage, hanyuma bavuga Imana bahaze, ntawe bambuye ibye, ntawe basabye, mu izina rya Yesu. Kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka ahaguruke ku buzima bwawe. Uwiteka ahaguruke. Turi mu bihe bigoye ariko Uwiteka ahaguruke. Turi mu bihe biruhije umutima ariko Uwiteka ahaguruke. Turi mu bihe uri kwibaza se Imana irihe, ndetse banakubaza mbese Imana uri kuyibona, ariko Uwiteka ahaguruke mu izina rya Yesu. Uwiteka ahaguruke yimura umusozi uri ku buzima bwawe. Uwiteka ahaguruke akugezaho imiryango itakugeza. Uwiteka ahaguruke akwicazanye n'ibikomangoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nkuzana ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa, kubw'ibyo wanyazwe, ukabinyagwa uri umukene, ukabinyagwa ukiri muri ubwo bukene, ukabinyagwa utabuvuyemo, uyu munsi Uwiteka ahaguruke ku buzima bwawe, agushyire mu mahoro we bari gucurira ingoni. Haleluya. Uwiteka ashyire mu mahoro abantu be. Bantu b'Imana barimo baratotezwa, isi yababanye ndende, musozi wabaye muremure, bantu turi gusenga tukamenya nk'abari kumena beto, nabwo umubyizi ntugaragare, ariko uyu munsi Uwiteka yimura umusozi w'ubukene ku buzima bwa buri muntu wese. Uwiteka yongera agarukamo n'umuntu umubabaro. Bantu muri minsi bararushye, bantu benshi bari kuryama badasinziriye, bantu benshi bari kwibaza ku bw'ejo hazaza, ariko n'ibyari bihari byaragiye bigatuma biheba cyane. Ariko kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, uyu munsi Uwiteka ahaguruka ashyire mu mahoro uwo bari gucurira ingoni, uwo bacurira ingoni, wowe bacurira ingoni, wowe bari gucurira ingoni. Uyu munsi Uwiteka ahaguruke ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka ashyire mu mahoro uwo bacurira ingoni mu izina rya Yesu. Uwiteka yibuka imirimo, Uwiteka yibuka urukundo, Uwiteka yibuka ineza yawe, Uwiteka yibuka wowe wafashije, Uwiteka yibuka wowe wagiriye neza, kabone niyo baba barakwituye ibitari nk'ibyo wakoze, ariko Uwiteka ntibimukoreho kugushyira mu mahoro. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo umuntu w'Imana umwe we yegeze avuga ngo ngewe nta nicyo nishoboreye, ngarika ashubije amaso inyuma aravuga ngo ngwino ntume, uyu mwanya ntiwongere kumva ko ntacyo ushoboye. Urashoboye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ibyo udashoboye Uwiteka warabishoboye, ibyo utakigezaho Uwiteka azabikugezaho. Urasabwa iki rero? Urasabwa kuba mu mwanya Imana ishaka, urasabwa gukora ibyo Imana ishaka, hanyuma uwo mubabaro Imana ize iwugukuremo, nirangiza iguhe amahoro atemba nk'uruzi. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Ni Imana itareba nk'uko abantu bareba. Ijya gutoranya Dawidi ntabwo yarebye uburanga, ntiyarebye igihangano, ntiyarebye kavukire ye, yo yarebye mu mutima. Ndagira ngo utangarize ngo nugira umutima umenekeye Imana, Imana izagutoranya, Imana izaguha ijambo, imiryango itaguhaye, inshuti zitaguhaye, Imana izariguha. Kandi ntiwongere kweba ngo ejo uzarya iki, uzambara iki. Data wo mu ijuru niwe uzi ibigukwiriye, niwe uzi ibigukwiriye ijoro n'amanywa, niwe uzi ibyanezeza umutima wawe, kuko azi ubukene bwawe, azi ko hari ibyo wambuwe, azi ko hari ibyo wanyazwe, azi ko hari ibyo wakuwemo, azi ko buri kintu cyose, azi ko hari ibyo wanyazwe. Uwiteka agushyire mu mahoro yawe, wakuwe mu mahoro yawe, ukurwa mu byawe. Ariko iri jambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro,
kubwo gusuhuza umutima kumukene. Ni Zaburi ibice 12 umurongo wa 6. Uze kuyasoma aho uri witonze. Nusanga hari ibyo wanyazwe, upfuka mubwira Imana ngo Mana nibutse ko hari ibyo nanyazwe amahoro yanjye, nanyazwe inzu yanjye, nanyazwe iby'urugo rwanjye, nanyazwe akazi kanjye, nanyazwe ibi. Uyu munsi nusanga hari ibyo wanyazwe, ubwire Data agaruka kugarukeho, akuremera ikibemeza, akuremera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka ahaguruke ku buzima bwawe. Ndakwibutsa ko Imana itagikora igishije abantu inama, yijya kugarura umuntu ibye ntabwo yigisha abantu inama. Bibiliya itubwira umugabo umwe witwa Yobu, turashoje. Uyu mugabo witwa Yobu ngo yaranyazwe ibye byose kandi abinyagwa ari umuntu uraho n'ubundi w'umunyamubabaro, ariko Bibiliya itubwira ngo Imana ijya kumugarurira ibyo yanyazwe, ngo Yobu yongera guhirwa biruta ibya mbere, Yobu yongera kugira umugisha urusha uwa mbere. Nuvuga ngo yaje Imana imuha ibirenze ibyo yari afite cya gihe ari mu mubabaro. Uwiteka kugarukeho, Uwiteka kugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Uwiteka agarura ibyawe, ibyariwe n'inzige, ibyariwe n'akagungu, ibyawe byanyazwe. Uwiteka yongera bigarure, Uwiteka kugarure mu mahoro ye, Uwiteka kugarure mu rukundo rwe, Uwiteka kugarure mu byishimo bye, Uwiteka yongera guha ihumure, Uwiteka yongera guha ibyishimo, Uwiteka yongera anezeza umutima wawe, aguha amahoro atemba nk'uruzi. Tugiye gusenga Imana mu ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene, Uwiteka ahaguruke ashyire mu mahoro wowe bari gucirira ingoni. Amen. Mana nziza uri Imana agakiza kacu, tugushimiye ijambo ryawe aya masaha, tugushimiye uyu mwanya ko uduha ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro. Ngewe nsengeye abantu bawe, abari mu Rwanda no hanze yarwo, abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu mw'imbere, mu turere 30 tw'igihugu cyacu. Ndabasengeye bose, intara zose, imirenge yose, utugari, amasibo, imidugudu, ndetse no mu biyaga bigari, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, ndetse n'indi migabane yose, n'Amerika n'indi migabane yose ntarondora. Ndasenze ngo abantu bakwizera, abantu bagufite mu mitima yabo, bafite ibyo banyazwe, uyu munsi wongere ubigarure mu izina rya Yesu. Kunyagwa umuntu ari umunyamubabaro yarangiza agasuhuza umutima, hari icyo bisobanuye imbere yawe, nawe hari icyo wasobanura ku buzima bw'uwanyazwe ibye byose. Ndasenze nsengera abantu bawe, wongere utugarure mu murongo, ugarure ibyacu, ibyariwe n'inzige, ibyariwe n'akagungu. Mwami Imana, nsenze mpoza umugisha wacu, nirukanye imbaraga z'abadayimoni ku bantu bawe, nirukanye imbaraga z'umwijima ku bantu banyazwe ibyabo. Uyu mwanya abantu bose banyazwe ibintu byabo ubigarure, abanyazwe ubutunzi bwabo ubugarure, abanyazwe akazi ukagarure, abari mu bukene barabakire ubasubize mu bukire bukuramya, abari indushyi wongere ubaruhure, abaruhishijwe n'ibyago n'amakuba wongere ubaruhure, ubasubize mu murongo wawe, ubasubize mu nzira z'igisiyoni. Ndasenze cyane, mpamagaye imbaraga zawe, mpamagaye imbaraga za Mwuka Wera kubakwizera. Abantu bose basubijwe inyuma n'abadayimoni, abantu bose basubizwe inyuma n'imbaraga z'umwijima, abantu bose bari gutotezwa mu gihe nk'iki ngiki, ubagarurire ibyabo, ubagarurire ibyabo, ugarure umugisha wabo, ugarure iterambere ryabo. Abantu muri minsi bararushye, abantu bifashe ku matama, abandi bose barihebye, abandi bari kwiyahura, abandi bari kugambirira ibibi, abandi bari guhura n'ibikomeye bigatuma bacika intege muri iyi nzira, bakava mu byizerwa. Uyu munsi wa none ugarura ibintu by'abantu bawe, ugarura umugisha ku bwoko bwawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Uwiteka, turagushimye cyane, tuguhaye icyubahiro ko harabushubije mu mahoro abo bacuriraga ingoni, kandi ukaba ubikoreye kwiyubahisha, ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mwebwe twabanye hano ku Muhuza YASIPI TV. Twari turi mu musozi w'Imana dusenga, mwabibonye ko turi mu butayu. Nari nagiye gusengera abantu mwese munkurikira ku Muhuza YASIPI TV, ndetse namwe mwese muri burebe video
wenda mwari mutarabona iyi cano, Imana ibaha umugisha mwese, kandi mujye mukunda gukurikira ijambo ry'Imana rica ku Muhuza YASIPI TV, kandi amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese aho muri. Imana yaze kwifuza ku mitima yanyu, Imana ibageza aho mutakigeza, Imana yagura imbago, Imana yongere yimura umusozi, Imana yongere itanga iterambere, Imana yongere ize mu rugo rwawe, Imana ize mu busore bwawe, Imana ize mu bukobwa, mu bukumi bwawe, Imana ize mu busaza bwawe no mu bucecuru bwawe, Imana izibane nawe, igendane nawe uru rugendo rw'ubutayu, urugendo rutoroshye, uru rugendo tutazi igihe ruzarangirira. Uwiteka agomeze aduhe inkomezi, aduhe inyunganizi, kugira ngo tubashe kugenda tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero njyewe bagejeje ijambo rivuga ngo kubwo kunyangwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kumukene. Amazina yanjye ni Byiringiro Isaie, kuko musanzwe mumenyereye. Rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane cyane, kandi namwe ndabizi ko munkunda. Ngaho rero mugubwe neza aho muri. Njyewe ndacyari mu musozi w'Imana, ndacyarimo nsenga, ndimo nsengera mwebwe mwese, ndetse abo nzi nabo ntazi, mwese mbatuyeho kugirirwa neza n'Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wanesheje. Amena. Aho ushaka ko njya ndajyayo, ndakwiringiye. Ntumbiriye wowe, ibyo ushaka nibyo nkora. Aho ushaka ko njya ndajyayo, ndakwiringiye. Kuko ari wowe mugaba w'ingabo, nyobora ndakumvira. Nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye. Nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye. Ndakwiringiye, ndakwiringiye, nk'uwanje imbere. Sinkorwa n'isoni turi kumwe, Mwami wanjye. Ntacyo nguhisha, imbere n'inyuma. Sinkorwa n'isoni turi kumwe, Mwami wanjye. Niringiye wowe, icyo ushaka nicyo nkora. Ngwaho ushaka ko njya ndajyayo, ndakwiringiye. Kuko ari wowe mugaba w'ingabo, nyobora ndakumvira. Kuko ari wowe mugaba w'ingabo, nyobora ndakumvira.